Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe kandaho none amakuru yizewe kandi acukumbuye atazajya gucika. Nkanjye w'umushoferi iyo mpagurutse Nyabugogo kugira mbashe kuva Nyabugogo ngere byibuze Kacyiru biba bigoye cyane. Nko kuva Nyabugogo ugera Remera dukoresha iminota 15 iyo nta mbutiyaje irimo, ariko iyo harimo mbutiyaje ushobora no gukoresha n'iminota 40. cyane cyane mu bice bya Nyabugogo biteye ubwoba niba rura muhanda wa Poiru rutuzura, ahandi mu bice byo mujyi mu Giporoso naho kugira ngo zace hano hepfo kuri Feruje naho nabyoroshye. Kereka kongera ibikorwa remezo, wenda byanze bikunze ibikorwa remezo nibyo bya mbere byayigabanya. Kugira ngo iki kibazo gikemuke mu buryo burambye, abahanga mu by'imiturire n'iterambere bemeza ko ingeri bw'abaturage bwo kujyana n'uburyo remezo nk'imihanda. Ubu Guverinoma y'u Rwanda ikomeje imishinga yo muri urwo rwego, harimo n'idasanzwe yo kubaka imihanda ica mu kirere ndetse n'ikoranabuhanga ryo gukoresha imodoka zitagira abashoferi nazo zinyura mu kirere. Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete avuga ko muri iyo mishinga izatangira mu gihe cya vuba, kuko ingengo y'imari yayo yamaze kuboneka mu gihe indi nayo iri mu nyiko. Nk'ubu ngubu Sonatibe ujya Gahanga ugera hariya Kagera, urabona uriya muhanda ukuntu urimo bubakwa mu kwezi kwa 8 kuzajya gushira mu by'ukuri uriya muhanda warangiye kandi ni munini cyane mugari. Turashaka nanone umuhanda wundi uri ujya muri Burasirazuba nawo kugira ngo tugire ya mihanda inyura hejuru, izaba ifite lanes 8 hejuru, ari iziza ari zigenda 4 ibirometero hafi 10 ujya Masaka hariya, kugira ngo noneho imihanda imwe inyure hejuru ku buryo ya traffic yajyaga iba hariya ku Giporoso irangira hasi niyo hejuru. Bizatangira hariya kuri iyo bita ngo ni Prince House. Uriya muhanda kuva Nyabugogo kugera kuri Nyabarongo nawo uzaba lanes enye, ndetse n'undi ujya za Nyacyonga nawo uzaba ari lanes enye. Hariho n'umuhanda uzazenguruka Kigali wo twita Ring Road nawo uzakorwa n'umurari, ariko hari n'indi mihanda myinshi, ariko cyane cyane tubona uzagira impact nini cyane n'ongo navuze babugendera nkaho abantu bagenda noneho ari kubugendera mu kirere utagendera ku butaka. Uzafasha cyane dufatanyije n'indi company y'ibituba. Ku ikubitiro kompanyi mpuzamahanga yo muri Amerika Vuba Corp cyangwa Vuba Corporation ikaba yaramaze gusinyana na Guverinoma y'u Rwanda amasezerano agamije gutangiza umushinga wo gutwara abantu mu buryo bwihuse hifashishijwe imodoka zitagira abashoferi, Automated Transit Network. Umuyobozi w'iyo kompanyi Paul Clan ari nawe wayishinze avuga ko uyu mushinga uzarangira ushowemo miliyari y'amadolari, uvuga miliyari 1,000 z'amafaranga y'u Rwanda, aho mu mujyi wa Kigali hazaba hari izo modoka ziri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 bitarenze muri 2026 nta gihindutse. Actually, we're looking for investment for Vuba the company. To build the headquarters and things here and do all the testing and development. Later on there will be kwikubitiro turifuza gushora imari muri Vuba company kugira ngo twubake icyicaro gikuru n'ibijyanye n'igerageza tubanza gukora, hanyuma tukazakurikizaho gushora imari muri uyu mushinga kuko n'ishoramari riremereye. Iri koranabuhanga rizaba rikora kuri 2/3 by'umujyi wose, bivuze ko ari umushinga ugera kuri miliyari y'amadolari mu gihe byose byaba birangiye, ariko ukaba uzashyirwa mu bikorwa mu byiciro. 2/3 by'umujyi tugeranije ni ukuvuga ko ari nka kilometero 140 z'inzira izo modoka zizajya zikoresha, bivuze ko ari nk'imodoka ziri hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3. Icyiciro cya mbere kizaba ari 10%, ikaba ari intangiriro ntoya kugira ngo twubake, tugerageze ndetse tuvugurure ibyo dukora bibe byiza kurushaho. Turifuza ko muri 2024 ibikorwa bizaba byatangiye, ndetse umushinga wose w'ibyo tugomba kubaka mu mujyi bikazadusaba byibura indi myaka 2. Twamaze rero gukora imbanzira za mushinga ku buryo hari imirimo igera ku 5,000 izavuka muri uyu mushinga wose. Some assumptions at the beginning. Our estimates are we can probably have about 5,000 jobs. Inzira y'izo modoka zikoresha amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba yubakwa ku mihanda isanzwe ikoreshwa n'imodoka zo ku butaka. Icyakora yo ikubakwa mu kirere hakoreshejwe ibyuma bijya kumera nk'amapoto y'amashanyarazi. Imodoka imwe itwara abagenzi bari hagati ya 4 na 6, ikaba yihuta ku muvuduko ushobora kugera kuri kilometero 100 ku isaha. Kompanyi Vuba Corporation iziyandikisha kompanyi nyarwanda, ndetse bimwe mu bikoresho izakoresha muri iri koranabuhanga bikorerwe mu Rwanda ku buryo serivisi zayo zizagera mu bihugu bya Afurika ziturutse mu Rwanda, no kuvuga made in Rwanda.